kwivuna ndacyaguha kikazi uyu musaza ngo mbona akazi turasubije mwese bakunzi ba Nabov TV kandi tubifuriza n'umwaka mushya muhire wa 2020. Twizere yuko 2019 mwayisoje neza kandi na 2020 mwayitangiye neza. Yes, nk'ibisanzwe rero ni Kamatari. Uyu munsi mu kiganiro cyacu dufite umushyitsi mutumirwa muramenyereye ni Kusi, twongeye kumwakira muri studio zacu. Kusi, Oui. how are you? I'm fine. Happy New Year. And you? Umeze ute? Meze neza cyane. Iminsi myinshi. Ni myinshi byo. 2020 wayitangiye ite? Nayitangiye neza, umeze neza nta kibazo. Imishinga so rifite muri 2019 wayikoze neza ku buryo ubona yuko 2019 yakugendekeye neza nkuko wabyifuzaga cyangwa uko wabipangaga. Uko biri byararangiye ubu ngubu natangiranye n'izindi ngamba 2020. Yes. Ongera twibwire neza nyine bwira abantu bakurikirana Nabov TV. Bibwira. Ngo bwa mbere nyikubona nabaye nk'ubonekewe na marayika nahise mfata iya mbere mubwira ko nkukunda ngo batantanga nyuma yo kubikubwira niko abasore bose bagenda bakumbaza ko baguhururiye ese ntago mbere bakubonaga baraguhururiye. Yes. Iyo ngiyo nitwa ngo iki? Baraguhururiye. Niyo ndirimbo yanditse ukurikije iki? Wenda ntago iturimbeho yose wenda umuntu ashaka kuyikurikira ajya kuri YouTube channel yawe wanayibibutsa, then tubwire iyo story niba ari story yakubayeho cyangwa se niba ari ibintu biraho tu. Iyo story ntago yamvayeho ariko just bijya bikunda kubaho ukikundira umuntu kamera nk'umuvumbuye ukabona abantu barashaka kwinjirira uko biboneye kagira ngo mbere ntago bajyaga bamubona ko mbona baba bamwumbaza bamwitayeho ariko wenda ntibanaze banavuga neza abashaka kubatandukanya kugira bagire utsindira uwo mwanya kuko ababona nyine umeze neza. Okay, nari nakubwiye wibutse YouTube channel yawe aho bashaka gusanga ibihangano byawe. Kuri YouTube mfite channel yitwa Kusi Main Official. Wajyaho ugakora subscribe. Deja hari akantu kameze nk'inzogera naho gakandaho kugira ninjya nshyiraho ikintu uzajya ubona notification muri phone yawe. Yes. Kusi 2019 ubwo duherukana hari ibikorwa runaka rufite hari n'ibyo tubwiraga biri mu mishinga noneho ubu ngubu muri 2020 nicyo yatubwira umaje kugeraho hashiye iminsi 2020 itangiye. Iciyeho byo ariko mfite indirimbo hanze yitwa Niko Kanya official video already kuri Bonane naraye yabaye uploaded ku itariki ya mbere ubwo urumva umwaka nawe utangiye neza cyane. Wow, congratulations. Merci. Ubwo urumva rero yuko uyu mwaka ubundi dore ndi guhumuraho kwamamara. Really? Cyane. Nukuri bizakubeho. Unihumurije ndi no gutambuka wabyumva ni icyamamare. Wow. Good. None twagira ngo uduha kapera kuri iyo ndirimbo nshyashya ufite. Nkunda baby, come on hug me, then open your eyes, ibi ni kubwawe. Nkunda kutambuka around the way you smile, izini inshuti zawe babe, ntutungurwe. Oh na na, oh la na 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 na, uzukora kera nagukundaga. Fata icyo ushaka babe, ndacyishyura. Hey, aka niko kanya babe, nkunda ukuntu uzunguza mu mubiri. All you do, you make me crazy. Hey, everything's alright, baby. Hey, everything's alright, baby. Take you what you want.
Yeah. yewe yes ariko se kusi bundi iyo ugiye kwandika indirimbo ntago indirimbo za kenshi ziba zerekeye ku rukundo ziri hagati y'abantu babiri umukobwa n'umuhungu ntago ushobora kwandika yenda ku bintu ubona muri sosiyete mbega kweki iteka kenshi wandika ku rukundo akenshi nkunda kwandika ku rukundo ariko hari n'igihe njya mpindura njya mu zo kubyina cyose n'ibindi bibazo ariko akenshi biba biri related n'urukundo cyose ugasanga wenda nanditse indirimbo ivuga ku rukundo ariko nanone bikazamo based y'ukuntu mbega urabona ukuntu umuntu ababayeho mu buzima bwa buri munsi ugasanga ni umukene umuntu bamwanze kubera ubukene ibintu nk'ibyo ariko ugasanga biri related n'urukundo somehow nanone nanjye niko nisanze cyane ahubwo ruvuyeho dore hari ntago twazongera kurya reka da mbega urya kubera urukundo none sikari rwo rumpahira dore turandika dore ari rwo rwabiteye none se kusi 2020 rero yarageze umwaka abantu bari bitezeho ku bintu byinshi ari abantu bumva ko 2020 mbega tuzaturi nko mu ijuru riri ku isi wenda simbizi se ubundi 2020 umvaga izahimeze gute numvaga ari ibitangaza nka bya bisakuzo bajya bavuga mbega wumvaga uzafite nk'umwana n'abagore cyane dukorera mu mabiro mu etage yacu twiyubakiye tumeze neza ariko byarangiye tubona ari ibisanzwe ahubwo ibintu bihenda ku masoko ibintu bimeze gutya ubonye ugeze muri 2020 ibyo we expectingaga kuri 2020 atari byo uyibonyeho urumva ni iki wafashe nk'ingamba kuri wowe kuvuga ati 2020 ngomba kubibamo gutyo nubwo ari umwaka expectingaga kuba uzaba umeze gutya ariko akaba ariko atari kubonye ni iki wowe wumva nk'ingamba wafashe za 2020 buriya umuntu ariko mu buzima ni byiza kuba wasetinga nk'imyaka runaka ukayiha ukavuga ngo nzaba nageze kuri ibi ngibi ko bituma ukora cyane wenda ntago byagenze nk'uko umuntu yabyumvaga waranabitekereza gukumva ni kera cyane ariko ubu ngubu byarageze tubona ntabihindutse cyane ariko umuntu agenda akura muri rusange ni byinshi byahindutse ariko ntago bihuye n'ibyo umuntu wenda yari yiteze nyine nakubajije ni nk'izihe ngamba wafashe zo muri 2020 ni nk'ibiki wumva ko uvuga uti ngiye nka kusi 2020 ngomba kuba narageze kuri ibi igomba kurangira narageze kuri ibi ngomba kuba mfite izina ryanjye nk'uko nabikubwiye byo kwamamara byo ni nk'itegeko muri uyu mwaka ibikorwa ni byinshi ndabona bimeze neza cyane ndabona umuntu azaba yarageze ku ntego yihaye umuntu atangiye kugenda bafotora wenda bizaba okay none se ubundi uri umunyeshuri cyane none se kusi wiga Musanze niba ntibeshye niho niga ego ubona urwego rwa entertainment i Musanze rugize entertainment Musanze muri rusange ihagaze ite urebye Musanze bahakira ibitaramo bigiye bikomeye bahanzi b'i Kigali barahaza ariko ntago byahora neza nk'i Kigali ko ngi Kigali mu muziki mfata ni nk'imizi n'igiti muri rusange rero mu ntara bari nk'amashami ari kuri icyo giti n'ubundi ubona yuko ntago byangana no mu murwa wa Kigali ariko basi uko biribona Musanze ikintu cyitwa umuziki ari ukuntu kigenda gitera imbere umuziki w'Musanze bwo ugenda utera imbere hari abahanzi benshi banakora n'ibitaramo bitandukanye n'abantu babo bakunda umuziki cyane nese ubona hari lebo ugira ukoreramo lebo ntago nayo nayibona ubona habura iki kugira ngo ubone ukorere muri lebo nk'abandi lebo izaza buriya ndacyakora gutya ku giti cyanjye ariko mbona lebo nayo bizakunda iyo umuntu atera intambwe ishaka kuba imwe ariko buriya
ku ntambwe ubuzatera ziba zigenda zigabanyuka gake gake. Ako se wowe ntiwatera intambwe ngo ugende tuvuge ufate nka label runaka mu Rwanda hari amalabel menshi afasha abahanzi abakizamuka n'abahanzi b'abasitari tuzi mu Rwanda, ntago we watera intambwe ngo ugende ubabwire uti ngende umuhanzi ukizamuka se cyangwa ngize kuri ibi ngibi nshaka mumfasha kugira ngo noneho mbe nagera ku rwego rwo hejuru, ntago ubabikora? Ibyo ngibyo ushaka kugerageza ukabikora, ariko nanone iyo ukoze hakagira nk'akantu wenda nka gutya nkoze interview bakaba bakubonamo ubuhanga, ariko nanone kugira bakubonemo ubuhanga ni ukuba wabugaragaje. Ntago ushaka kugenda ngo babwire ngo uri umuhanzi ngo gute, bisaba ngo barabonye ibikorwa ufite babone naho ugeze. Ko nk'ubu ushaka gusanga nk'impano ufite yo kwandika nk'indirimbo, mbonereho nanabibabwire nk'umuntu wumva twakorana mu kwandika indirimbo yangeraho nkamwandikira, usanga kugira ngo impano yanjye ibe yagaragara kiretse ngiye nka studio imwe ikomeye harimo n'abanzi bakomeye cyangwa se n'abamanager nkagenda nkakora bakagenda bumva nk'ubuhanga ngiye mfite, naho gutya ntago nagenda ngo mbitureho ngo mabwire ati mfite impano, biba bigoye. Sikose utubwiye yuko ukunda Bruce Melody, turagira ngo rero uturirimbire akantu gatoya k'indirimbo ya Bruce Melody muri ya nshyashya afite yitwa umwe bavuze afatanyije na Diplomat. Cyashaka icyatuma imitsi ikomeza kwicuma, wamvituma ngombwa ari ukwivuna, ndacyaguha ndacyaguha icyatuma kikazi uyu musaza ngo mbona akazi. cyashaka icyatuma iminsi ikomeza kwicuma, nyamvituma yari ukwivuna asikunseza. Urakoze cyane. Aretse kunsezaho. Kosi rero wakoze cyane, wakoze no gushishura indirimbo ya Bruce Melody nabi. Ntago ari kuri remix zikorwa. Anyway turagushimiye cyane ko witabiriye ugasura kuri Nabove. Ni byiza cyane. Inshuti yacu n'ubutazagaruke. Nakoze nanjye kumikaze kuri Nabove TV. Turagira ngo wenda wibutse abafana bawe ako buntu bakurikirana. Kumurikirana amazina yanjye nitwa Kusi Main King Unique Capable to be Champion Yodo. Izo ni abbreviation kubiye mu izina ryanjye harimo na aim yanjye. Ubwo nufa kuri YouTube channel nkoresha Kusi Official wambona, kuri Facebook ni Kusi Main, kuri Instagram ni Kusi Main, urumva kuri social media zose usacinze Kusi wambona. Yes. Rero turagushimiye n'ubutaha uzagaruke kandi tukwifurije gutera imbere nk'uko ubyifuza. 2020 uzakubera umwaka w'amahirwe cyane. Yes. Rero ndabashimiye namwe mwakurikiye ikiganiro cyacu kuva gitangiye kugeza aka kanya. Ngiye mwemera kumwe ni Kamatari. Ndashimira abakoze subscribe namwe mwese mudukurikiye twanditse gukora subscribe, likes, shares and comment. Thank you. God bless you.